niba abantu babiri bahuje bagahuza ibitekerezo buri umwe akiga kuri mugenzi akabona babana nta mugenzi na wa wundi nawe akareba ati Zahabu twabana bitewe na comportement mbonyeho imyitwarire ubuzima abonye mbayeho biza gutyo rero ko iyo abantu babiri bahuje ntacyo bapfa urukundo ruraganza ndugukunda umutima wawe umuhe wose ukungana. Zaba mukundiye byose byose ushatse kuvuga uko ameze nyine kose bitamukora kubera umutware. Twongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Online Radio, aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane namwe. Nakiriye abantu babiri nabakinyi ba filme, ariko kandi umwe akaba yarahisemo kwibanira n'undi mu buzima busanzwe buhoraho, budasanzwe n'ubudasanzwe. Ubusanzwe. Okay, burasanzwe kubera ko umugore n'umugabo bafata icyemezo cyo kubana. Abangaba nabo nyuma ya filime bafashe icyemezo cyo kwibanira ubudatandukana, ariko kandi ni Zahabu Fashion Shop, Zahabu Fashion House. Wambaye neza koko. Thank you. Akoze cyane. Ako agakona umufiance wawe ntiyakagufasha hirya. Zahabu bimeze bite? Sawa. Ni wambaye neza. Merci. Wambaye agaciro k'amafaranga angahe? Kubiharura ariko biri bugorane. Ariko byibura tugereranije ni mu 60 gutyo. Hehe naye. Hose kuva aho ukagera. Bagikanzagaza nka miliyoni. Madamu Zahabu ikanza y'agaciro kangahe? Ukuri kubibona ko nagagaze nkangahe. Tubwire uko ni nkangahe? Ntabwo ari menshi cyane, ntabwo ari na makeya, ari hagati. Anyway, Madamu Zahabu yambara utuntu turi simple, ibintu byakanganye bya hatari, ariko wambaye neza. Murakoze. Ni wahitemo fiance yawe kwambara gutya? Niba wabyitiyemo bitewe n'uko yabonaga hasa umunsi umeze, biba byiza rero umuntu yitiyemo imyambaro cyangwa bitabaye ngombwa ko adepanda ku wundi muntu. Ninde wahitiyemo Zahabu kuyambara gutya? Ninde? Nk'uko abivuze yayihisemo, aranyereka nanjye muhitiramo kuko kumva ko niwe wihitiyemo. Okay, reka dutangire twibwira abantu baduteze amatwi. Urashoboka ko hari abantu bashya twakira buri munsi baba batabazi. Reka tuzamukira nka mutwibwire. Kaduhere kuri ladies first. Urakoze. Amazina nutamuriza Colette. Colette ni muntu ki yakora iki? Colette ni umuntu usanzwe, akaba ari umukinnyi wa filime. Muri filime ukina witwa? Nyina nitwa Maya. Ubwo tugiye kuganira na Maya muri filime yitwa Wahiven. Yes, umutware wawe nawe yakwivuga nta kibazo. Yewe ni Zahabu Valentin. Umukinnyi wa filime, artiste. Umunyamideli. Ndumva ari ibyo. Zahabu Valentin. Uraza kuturimbira mu kiganiro? Umwanya noza kuboneka ntacyo. Akarimbo k'urukundo gato uri kugategura aririmbira fiance wawe. Zahabu Valentin we turi kumwe. Mu busanzwe ukora iki? Nyuma ya filime wagaragaye muri aya mafilime,
naya mafilm uri gukina ese naya dutegereje agiye kujya hanze? Bon, ina muri filme y'uruhererekane yitwa Ikiriyo cy'urukundo, yego ndayizi itambuka kuri Iris Rwanda, hanyuma nkakina na iyo yindi ya Our Heaven. Hari n'indi bazambona mu gihe kizaza. Zahabu umufashion, umunyamideli, uherutse mu gitaramo cya Bianca. Uri umwe mu bantu bari bambaye neza cyane ku mateleviziyo atandukanye, yaba ku isibo yaba no kuri mateleviziyo. Twabonye comment zawe. Iki gitaramo hanyuranye umucyo, iyi kanzu wayikoresheje, igitekerezo cyawe cyaje gite? Bon, iyi kanzu rero ngira ngo abantu banafashe nshimire designer wanjye bamfashije, twarafatanyije mu gitekerezo cyo kwambara uyu mwambaro. Amwita Mateo designer wanjye yitwa Maurice. Urebye igitekerezo cya hagati yanjye nawe niyo uyu mwambaro wavuye. Twaricaye tureba event uburyo imeze, tureba red carpet, umva biba byiza rero ko hazamo umutuku. Buriya umutuku ahantu nka hariya ugaragara neza. Niho rero twakwiye icyo gitekerezo, tureba uburyo iteye, arayishushanya, amaze kuyishushanya noneho turayikora irarangira. Kuri wowe Bianca, kugaragara mu gitaramo cye cya mbere, ubwa mbere ugaragayemo, ukaba utambukiye kuri red carpet bwa mbere, wabyakiriye ute? Sinzi uko nabivuga. Narishimye cyane, narishimye, mbona ko inzozi zanjye noneho zigiye gutangira kuba impamo. Mbona ko ari wo mwanya kugira ngo ntange murikira abantu bamenye nanjye ko dufite natwe musanzwe dufite izo mpano zo kwiyerekana nk'abanyamideli n'abadesigners benshi. So rero byankoze ku mutima, ni experience mu buzima nagize yo guhurira ahantu hamwe n'abastar bagiye batandukanye, tubabona mu mafilme, mu ndirimbo. Urumva rero twari tubonye platform nziza kugira ngo natwe noneho tugaragaze ubwo buranga bwacu dufite, izo tanda zacu dufite. Style ya Ndimbati warayibonye? Narayibonye, nabaye tushe yo kuyibona, ntabwo numvaga ko yakwambara kuriya. Tumumenyere mu mafilme yambara ibintu biri simple, vraiment narayikunze cyane, yasaga neza cyane. Sinzi uko nabivuga, narayikunze ku buryo nanjye numva ubwo nshaka kuzayambara umunsi umwe. Uyu munsi wakiriwe na madamu wawe cyangwa se umufiance wawe, mwahisemo kwibera hamwe mutarakora ubukwe imbere y'amategeko n'imbere y'ababyeyi ngo musabe mukwe, kubera ko mwafashe icyo cyemezo ubundi? Ngira ngo sinzi uko nabivuga, gusa aho urukundo ruri ngira ngo ntago hihishira nyine. Donc niba abantu babiri bahuje bagahuza ibitekerezo, buri umwe akiga kuri mugenzi akabona babana, nta mugenzi na wa wundi nawe akareba ati Zahabu twabana bitewe na comportement mbonyeho, imyitwarire, ubuzima abonye mbayeho. Biza gutyo rero ko iyo abantu babiri bahuje ntacyo bapfa, urukundo ruraganza. Maya, ndaza gukoresha Maya cyane kuko niyo mazina ari muri filime kandi urimo uragaragaramo cyane. Niki wakundiye Zahabu? Byose. Za muntu turi nete gatoya. Oya, mera nko yakuye mu maso nushaka uyakuremo kugira ngo abantu bakurebe. Zahabu wamukundiye? Byose. Byose ushatse kuvuga? Ushatse kuvuga uko ameze nyine kose. Itamo ko yakubera umutware. Eriko sabivugiye se ahiye. Zaha karame, uri umupapa, uri umugabo? Oya, ntabwo ndi umugabo ko
ntiturabyerekana ngo tubyereke ababyeyi inshuti ndacyari so nabyita gute muracyari mu rwihishwe umusore nyine ariko Bruce Melody ntago arakora ubukwe ariko yemera ko afite urugo boya burahari iyo umuntu afite uwo mwana afite na nyina just urugo ruba ruhari nubwo wenda baba batabana bategeranye. Alright, kuba dukurikiye kuri Iris Rwanda TV, abadukurikiye kuri Virunga Media TV, uyu musore Zahabu muri kubona niwe wambitse mu Iseneza Josiane ubwo bamukoreraga propose bamuterera ivi bwa mbere 2010 2020 niwe mwambitse akanzu mwabonaga yatrendinze cyane kanakundwa niwe wari wayimwambitse. Umukobwa muri kubona bicaranye yitwa Maya, wambaye neza utuntu twinshi cyane, nizeye ko arimo akantu Zahabu yaba yaraguhaye mu tuntu wambaye. Ubwango twose. Kose ni Zahabu. Alright, birumvikana. Zahabu, nyuma yo kwambika mu Iseneza Josiane, wabyakiriye ute sasa urugendo rwa natekeza ko rwari rumaze kujya hanze nyuma yo kwambika Josiane? Bon. Urebye naramenyekanye mu apre kumenyekana nagize inshuti ngira abantu ruhande tuvugana benshi bambona akambwira ati waduhitiyemo natwe umwambaro dushaka kubona kwambara tukajya ahantu naha ya urebye ndetse byamfunguriye amarembo y'ubuzima bimfungurira hari imiryango nashobora kuba nakwinjira ariko nyuma yaho gibura vraiment naragize hari intambwe nateye. Bianca mu ijoro ry'igitaramo yari yateguye cyabira ahantu hanakomeye cyane, hagaragayemo abasitari batandukanye benshi cyane, nk'umwe mu bakinnyi ba filime, ukaba n'umufashion, ukaba n'umwartiste, comment zari hariya kuri wowe zari zihe? Zari nyinshi cyane nziza, bambwira ati wambaye neza kuva nyinjira mu muryango. Tout simplement ni ibintu abantu babonaga bidasanzwe. Umwambaro nk'uyu bamenye ko just umusore cyangwa umugabo yambara noza, yambara ikoti n'ipantaro biri simple. So kubona ishati nk'iyi ngiyi byatunguye abantu benshi, bituma rero abantu batangira kuza kumbaza wambaye gute, wambaye neza, wambaye imwenda ijyanye na red carpet. Bese urebye commentaire zari urusore ari nyinshi cyane kandi zinyakuraje zimbwira ko nambaye neza. Ukibona ku isibo ku Nyarwanda n'ahandi bwa mbere byari bibayeho cyane pe. Gahunda ni iyi gahunda rero mfite ni gukomeza ngashininga komeza, ahubwo noneho uko twa designing uyu mwambaro ukaba gutya, noneho twese dufata umwanzuro ako kanya tutangira gutekereza noneho ibya next time, ikindi gihe iyo iriya fashion hub ya Bianca izongera kuba ku buryo tuzambara noneho ibirenze n'ibi ngibi, igihugu cyose bakaza kureba, bakagira amatsiko yo kureba abantu. Maya, ntabwo ufite bwo kumugabo wabazamugutwara? Oya. Katugaruke kuri filime gato ya mu rugukina. Ubundi iyo filime ishingiye kuki? Ya awahive. Ni filime ishingiye ku rukundo hagati y'umukobwa n'umusore, bakundana, babana mu nzu, bagirana ibihe byiza, bariganye, hanyuma rero biba ngombwa ko babana mu nzu nk'abavandimwe, birenga rero no kuba ubuvandimwe biba ubucuti nyabwo, noneho bwa bundi bushobora no gutuma umwe avuga ati ndamushimye mugenzi wanjye tugiye kubaka urugo. Urebye nibwo buzima bwo mu rugo, mbaba ni abacuti bamagara bibera mu rukundo, babunganirana. Maya, nk'umwe mu bantu bari kugaragara muri iyi filime,
ariko biri opposé n'uburyo mubanyemo kuko ufite undi muntu mubana witwa Zuzu ari we fiance wawe, uyu nguyu akaba ari umuvandimwe wawe, ariko mu buzima busanzwe mukagaruka mukamwibanira mu buzima bwa nyabwo, ubyakira ute? navuga nyine ntabwo ufuhi ubona ari gukinana n'undi? ntabwo mpfa kuko kaba ari akazi nyine muri filime agomba kwakitinga nk'uko bamubwiye akagaruka nyine nabwo nyuma, ariko ubwo navuga nyine si ubwo filime ahubwo wagira ngo tubayikoreye kuko baba ari abashuti babana mu nzu imwe bakabaho nyine nk'uko yabivuze urukundo nyine rwaragezeho kumva ko umwe yabana n'undi ari kubibona nyine navuga ko ari nk'aho ari twe baribereye. Inzozi zawe muri filime uri mu bantu bari kwitangira bushya, ntekereza ko zaba ari waguha inspiration buriya, inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye nanjye ni ugukomeza nyine nanjye nkaba nagera kure. Nkaho zabageze namurenga. umugore ashaka kurenga umugabo, byaba ari sawa Zahabu? Bon, gakeya ariko nta mugore wo kurenga umugabo. N'ubundi bavuga ngo uburinganire, ariko uburinganire buriya butuma umugore arenga umugabo. Bishobora gukunda kubera ko ari akazi. Oya, ukuntu bivuze afite akazi kenshi reka. Afite akazi kenshi ariko nyine atajya abona umwanya cyane no kujya muri filime. Kumva rero nkanjye kuko ariko n'abandi gukora ushobora kuba namurenga ariko akunda gukora. Ukeneye kwambara neza cyangwa gusa neza, ukeneye kwambara umwenda udesigninze neza, gana Zahabu Fashion House na Mateo Design na nande hari Zahabu Fashion House na Mateo Design. Rebye turakorana, munyene yashobora kumbona igihe nahari Mateo agakora. Yes. Ukeneye kwambara neza style zitandukanye. Umuntu ambitse umukobwa bamwita Teacher. Amwita Teacher Shop. Gana Teacher Shop muri Goyiko, ugane Bosco Design muri Goyiko, ubundi ibintu bigende neza. Gana Organo Vinga Paris mu Kizungu, Susa Garden Restaurant. Ugane Glass Bed and Breakfast, ugane Lipia Restaurant. Ariko aho twicaye by'umwihariko ni mu rugo rwa Zahabu, urwo runini cyane rumeze neza ruteye neza. Zahabu umufashoni, wakiriye ute na madamu wawe uvuye muri urugendo rwa Kigali? Yanyakiriye neza. Yanyakiriye neza, yarasiko ndi butani igikombe. Yarasiko ndi butani latike y'indege kujya Nairobi. Rero ni wasanga wabivuze ko yari bizasigare. Ubwo rero yanyeretse urugwiro, amafelicitation, we aravuga ati ngiye nabonaga ubimerita kwakira igihembo, ariko na passion for ubutaha uzabikora neza. Amadafata umwanya ushimire umutwari wawe kuri kamera, none wivimuze mushimire. Ubyagaragayemo niba yatambutse neza. Mu babibonye nabo bagira icyo bavuga, ariko ngiye nabikunze, yatambutse neza. Ni ibintu akunda kandi muri kubona n'ukuntu yambaye neza cyane. Mbese byankoze ku mutima. Murambuye umwenda gutya nushaka ugereke kuri fiance wawe. Murambure gute? Kwa kundi w'amababo umugerekeho hejuru ntacyo bitwaye. Muramubona umwenda ukomeze, umushyire ku mutwe ariko niba nta kibazo. Uranyerera kubera ari noza. Uranyerera ituku. Nuko nagaragaraga muri Bianca Fashion Hub. Iyi nkoni ivuze iki kuri wowe? Iyi nkoni ubundi isobanura umuyobozi cyangwa se umuntu ukomeye, biterwa umushefu iki isobanura. Zahabu n'umwe mu ba artiste dufite bagenda basubiramo indirimbo zitandukanye. Byageze uririmba umukunzi wa karimbo gatoya. Na muririmbira yihera. Kari nyinshi. Ndarebara, ariko byaterwa neza akunda. Suzi subwo. Buriya
hari akamariza aririmba avuga nakunda ugukunda. Twagiye. Kunda ugukunda yo umutima wawe umuhe wose ukungana kandi umenye neza ko nawe byagushikira. Ntabwo nyibuka neza, warananiwe gukora nananiwe nzayamuririmbira niteguye dufite n'akagitari ducurange dutarame. Yishimira ko yes ko urandirimbira gusa ndabishimiye cyane nyine ko andirimbye hano ariko ni bisanzwe. umuntu ateganya gukora ubukwe nka ryari? Aracyari igihe ko urumva ubukwe mbufata nk'igihango kandi gikomeye hagati y'abantu. Urumva rero dufite umwanya wo kwiganaho, nkamwigaho nawe akanyigaho, hanyuma twamara kwiganaho twareba eske imico imeze gute, twashaka kuba mfite nk'umuco wenda adakunze, bikasaba rero ko manza uwo muco kuwureka. Urumva bitwara igihe, tugomba kwitonda tukiganaho, tukabyereka ababyeyi babishima, tukabona gukora ubwo bukwe. Ejo bundi bahatanze ibihembo bya Kiss Award hagati ya Meddy, Bruce Melody na The Ben. Ubona ninde wari ukwiye kuba umuhanzi w'umwaka? Meddy, Bruce Melody na The Ben. ya numva bagombye kujyanoza kujya Meddy. Ya kuko narebye mu minsi yashize yarakoze cyane akora ibihangano byiza kandi byakunzwe, binagaragara cyane ku ma kuri YouTube, ubona uburyo indirimbo ye yarebwe cyane, kandi ikindi ukabona hari andi marushanwa ari kuba nominemo. Tubona ko rero hari igikorwa yakoze kurusha abandi. Bagerageze bampaningire kuva ku birenge uko mwambaye kugeza ku musatsi, uko mwicaye nuko mumeze neza. Ubona umwihariko w'umufiyansi wawe ari uwuhe? Ni mwiza cyane cyambere, ikindi asa neza, arambara akaberwa. Icyo rero nicyo ntumva cyane cy'umwihariko kuri we. Arambara akaberwa, aritonze, ntabwo asaragurika. Sinzi ukuntu nabivuga. Elle est très très belle. Maya, ubona umwihariko kuri boss wawe ari uwuhe? Umwihariko byose ko mba ndi kubona ari umwihariko. Byose mbona ari umwihariko kuri naye mafunguro akunda kubyo kuyategura ukavuga uti wana umutwari wanjye uyu munsi yariye neza. Amafunguro akunda yikondera ifiriti. Niyo mpamvu afite n'umubiri uteranye. Turi kubibona. Anyway, uri kuri size. Yego. Murakoze. Ukunda uwe muhanzi? Ngewe nkunda indirimbo, ntabwo mvuga ngo ukunda iyihe ndirimbo? Ndi gukunda indirimbo birenze ya June. Waturimbura agace gato? Oya. Ntabwo ndi kuririmba. Uzaba ufite umugore mwiza. Maya ufite umugabo mwiza. Murakoze. Reka tugane ku musozo. Filime yanyu izasohoka ryari? Icyo kibazo nakibaza Maya, niba yabaze igihe izasohokera. Filime izasohoka kuwa gatanu hagati ya saa 9 n'igice, ya saa 8 n'igice na saa 9. Izanyura he? Kuri Iris Rwanda. Hagati aho ngaho filime itarasohoka, itaragera hanze, twitege iki? Mwijeje ko abakunzi banyu?
nabwira ko bashonje bahishuye. Ni filime nziza cyane yabivuze kare ukuntu imeze. Rero ayo masaha aza bari tayari. Zatwiteye iki muri filime? Bitega impinduka n'amasura mashyashya batari bazi. Ikindi ni filime nziza ishobora kwereka ukwigisha, ni inyigisho ishobora kwereka uburyo umugore n'umugabo bashobora kubanamo bakumvikana, bakubaka urugo mu mahoro kandi bakabana karamata. Kimwe nabwira abantu baduteze amatwi kuri Iris Rwanda no kuri Virunga Media nuko iyi filime izatambuka kwa gatanu saa 9 zuzuye z'amanywa. Ukeneye kuyireba yisure kuri Iris Rwanda TV ubundi uryoherwe nayo. Ikindi wakunze filime Ikiro cy'urukundo, ubushobozi bwabuze bwo kwitegura, ese wadufasha iki muri season ya gatatu? Yaba 1000, yaba 200, yaba 500, yadutwerere utanga umusanzu wawe kuri iyi filime kugira ngo muzabone season ya gatatu imeze neza, irimo ikosora bitandukanye nibyo mwagiye murabona. Zaha, niki wasaba abakunzi bawe bagukunze muri filime Ikiro cy'urukundo? Icyo nabasaba ni ukomeza kunshyigikira, ndabibona cyane cyane barabinyereka kuri telefone, kuri WhatsApp, kuri Instagram. Bakomeze banshyigikire bangume inyuma, nanjye sinzabatenguha. Ubu ni uhuye n'umuntu akakubwira ngo zango ndakuzi muri filime Ikiro cy'urukundo, wumva bimeze? Birashimisha kandi ikindi bima gukora cyane bikama imbaraga kugira nibwo kuri ukoze ikintu abantu ko ati ndakuza gukora iki n'iki. Ni ikintu cyiza ko bita bituma ugira imbaraga no zo gukomeza cya kintu ukagikora neza. Fashion mu Rwanda wemera ninde? Fashion hari umugabo bita Idris Devane. Ni umudesigner mwiza cyane. Umunyarwanda so? Kigali Nyamirambo nihakorera. Undi bamwita Fred Lion. Aba nibo abantu banjye kuri Sabana, abona nshaka kuzaba nkabo. Maya, umukinnyi wa filime mu Rwanda wemera ninde? Nemera. Nawe urabyumva nemera cyane. Ninde? Ni Sheri. Merci. Undi wa kabiri? Katumureke kuko wavuze Sheri. Alright, tugane ku musozo w'ikiganiro. Hari icyo mwamutekeza kiri ku mutima tutababajije ushobora gusangiza abakunzi bawe Zaha? Icyo nababwira nuko mu kwezi kwa 12 hari irushanwa nshaka kuzajyamo ry'ubwiza muri Ethiopia. Nzakenera inuza zabo, nzakenera amasengesho yabo, nzakenera ko bambwira courage. Icyo nababwira ndabakunda kandi bakomeza badukurikirane kuri Iris Rwanda. Bankurikire bankurikire no kuri Instagram, Facebook. Na nimero abazishaka bajye bazibahana. Batwandikire hasi kuri Instagram kuko sinatanga nimero y'umusitari abantu bagutesha umutwe ari benshi. Tuzitange? Ntacyo muzishaka rwose mujye muzimwa. Turazimuha. Tutarasoza ari cyawe gusangiza abakunzi baduteze amatwi y'umunsi. Yanjye nta kirenze icyo nababwira, niba badukunze nyine muri uko kwa 12 n'ingabe y'amasengesho bakeneye kandi bazamushyigikire. Tubibutse ko Iris Rwanda turi gutegura ishanwa ry'aba Miss Gorilla Musanze rizaba muri uko kwa 12. Zahora byibuka? Ndabyibuka cyane. Ko iri muri projet tugiye kuyilauncinga vuba ngaha Miss Musanze, ariko uzitirirwa ingagi zo mu birunga. Ntago ari Miss w'ingagi ahubwo ni Miss uzaba ntabwo ari Miss ingagi. Ntabwo ari Miss ingagi. Nuko ingagi n'ubwiza nyaburanga ubihuje n'umukobwa rero w'umunyarwanda mwiza, ni brand ikomeye cyane by'umwihariko hano mu karere ka Musanze. Kuko bano basitari baza mu myaka nk'ibiri ishize niyo umunyamerika yaje mu Rwanda gusura kwita izina. Aramutse acakiranye n'umukobwa mwiza witiriwe ingagi byaba ari umugisha.
cyane. Abantu bashaka kwiyandikisha mu cyumweru gikurikiye iki ngiki tuzababwira uburyo bwo kwiyandikisha buhoraho kugira ngo buri mwaka iri rushanwa rizajya ribaho dufatanyije na Zahabu Fashion House, dufatanyije n'abandi bafitanye ibikorwa ntagiye kuronshinga uyu munsi, ariko tumaze kubona abafatanye ibikorwa bageze muri 4 kandi ni baba 6 irushanwa tuzahita tubatangariza itariki yo gutangira. Abakobwa bo rero tuzabahereza application yo kwiyandikishirizaho mu rubuga rwa irisrwanda.com, tuzarubahereza vuba ahangaha kugira ngo mutange kandidatire za nyuma. Ciao ciao, nkoro Imana nabane nawe.